Dutangiye weekend mvuye mu kibada tumva ngurumana tumbashaka kukumasa ngafata ico kimuri uzunsange mu buriri yuri menge singuha gahenge jewe mu munota neruduturishana shaka ko twemizanya bagute mu dupapa tumba nkunduku nurukinyuma ukaza sunika nutakanda kuzimya oh yeah kunyima wanabyicuza kuko buri saha bandimo ndaka nagusanga mu nzozi kuri fingazi nsa shaka tuwarete njya kuzinyama ugashaka kuko nta uretse gato cyane urumva neza mbaye mbishoboye uyu mutima nawe ukuramo nkaya kujugunya muri tuwarete ugashaka icyusimbura yego ariko simbishoboye no kumwikuramo byarananiye nejo bundi naye umuntu yaraje arambwira ati dore urarwaye sida yaraboze arenda gupfa ndakurera kumwikuramo byarananiye arabwira Kayusi abimbwira nje yego twese wo mwijuru twese wo mwijuru umve ino sengesha gusabye ngo aragira umuruhure rwose ngo amaze iminsi rwose ari kunukira imihanda yarasebye rwose yagiye mu bafumu kurabuza data twese wo mwijuru ndagusabira rwose uno mu mubyeyi rwose umuruhure arashaka gupfa ngo ndi ariko nanone ahantu amakeza ntatuye ahantu atuye kandi ni kumumurira uretse arakujyana arahamisha urashaka kumuvana ukamujyana mu cyaro ndashaka ngiye mu rugo bambwiye ati genda umuzane niba ataranakira tumuvuze ese ubundi barinda bakuroga ingoro mu nda ntuzongere harya ngo ni muniki umuvani wawe njyewe umuntu udashaka kugenda mu murya ndimo nta kintu tuba dupfa ubu nona uramukara nta kintu mpfana nawe uranyihakanye cyane na Kayusi mugende mujye kwibanira mu buzima Kayusi arimo kandi uri kumugira inama fata ubusa bwawe ujyane kwa kinyendaro cy'ikigore cyashashe agende ubundi santa yo kudutera iseseme hano murakaje ngenge kuzishakira amakuru yanjye ahagije yanukira ngo mu cyaro ko kwiwana ndebe neza cyangwa cyishoze cyangwa mbaze ari mu makeza afite abana barindwi nizo usanga tabafite uzadupfukame hano uzaze kandi baba mu rugo baba mu rugo ni wowe wacubitse Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Of course mwenye nitwa Cheketu mugota kina n'abana ukina n'abanyarwanda batandukanye mu cyo gihe tarukanye sabanganye mutarasanye nanga isaramitima kuba nkurikirana ngura mu Kigali ne yunze 5 ibihumbi 94 n'abantu 250 turabara bakengo twuzuze 100 tuzamure umudari wishimye jya kuri Ishyaka TV 500 kore subscribe ni kumwe na Shitani Kayusi ni kumwe na Mama Keza byiza cyane kwa twicaranye hano ndetse ni kumwe n'undi muvandimwe araza kubibwira ayima nizera komeze neza Kayusi nyuma yo gutagwa muri yombi nagwega kuri Kigali News 5 ariko tukira tumanze gusoza by the way dutangiye weekend mvuye mu kibada tumva ngurumana tumbashaka kukumasa ngafata ico kimuri uzunsange mu buriri yuri menge singuha gahenge jewe mu munota neruduturishana shaka ko twemizanya bagute mu dupapa tumba nkunduku nurukinyuma ukaza sunika nutakanda kuzimya oh yeah kunyima wanabyicuza kuko buri saha bandimo ndaka nagusanga mu nzozi kuri fingazi nsazi biswi na dekati gudufata we no mubande Shitani Kayusi ko mubizi tutangiye ko nemboye mu kibada kandi byo nibyo wazize oya nzirikise kwanze gupfaze mu ndanyina uramya ko ngefite ubwoba nyine wazize kuba waravuze umuntu ngumutera ubw'inyuma oya none si ko ari indirimbo kandi igomba kuvuga abantu nkunda okay bigi na kimwese nizere ko mumeze neza Mama Keza meze neza batse mu kwa Mama Keza urumva ndashima cyane banisubiza abafana bawe shado ikibazo nuko banyanga n'ukuri kw'Imana ariko abankunda n'abanyanga bose ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo
Imana ibaha umugisha kumvira kino gikobwa ubundi mupfana buretse abanze mu izina rya Yesu nawe mufate abapagani se basenga Imana uko abapagani tuzikora mu rufo by'Imana uwo ni mukuru wanjye imbere yarasengaga sinzi ikintu nawe uraje ko cyaseriye Kigali umva cyaho bagiye tubyumva gutyo system meze neza ariko wabaretse ariko system meze neza nta kibazo ndabona umeze fresh ndetse n'ababonye ku isura barimo barabona zino sura zirimo zirasa ukuntu binimeze neza turasa ikaze kuri Kigali News 2005 babwire oya nababwire banamumenye n'abatari bamuzi akazina kaberate nimba tena ngombwa n'urivuge ni Kararisa nese yari nitwa Kararisa Uwineza ko nanamuze kumero amakeda mupfana iki uyu ni mukuru wanjye okay ayo hagati y'ibisambo bibiri niko navuga bajya ngo amenyera gusekara yawe ariko ngiye muri akanya mfite isoni zo kunyicazanya n'uyu niba ari umurinda habi niba ari murinda habi niko niba bamwita igise kibi niba bamwita karuhariwe niba banyidishinzi niba ari bamwita ndetse nawe wewe uko ateye niba ari umugore niba ari umukobwa kibyaranyobeye umuntu wagukundaga nawe urimo kuvuga mu magambo ariko ngiye unkunda nkate ko njye ubwanjye nikunda njye ubwanjye banza umuhe pole kwanza pole yiki kubera ko yagiye gupfumura amazu kugira ngo bikunde nanjye ngeshe kugira ngo bikunde njye gupfumura bamuroza kwaki yazize iki kugira ngo uretse gato yitabye telefone turi mu kiganiro abagiye gutya tuje kwa muganga biranga kumushakira muganga gakondo mutabazi utamuzi namamagara kuri 07 uretse gato none bagikwamamaza konyiruka amagara muganga gakondo mutabazi kuri 0788 43 250 tunamwe muganga gakondo mutabazi mu karere ka Rwamagana avura indwara zitandukanye agaruza ibyibwe atanga n'urukundo kuri wakayusi avura n'imitezi byose yongera na nyashi agatanga n'umubiri ugira atanga n'amafaranga sitaka banze pole kwanza azaguha n'umuhondo miroza bwiza uzazifata reka dusuze kwanza dukurikiye hose mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bose mu pole mu makeza mama keza nge mu pole igamije ikinyene imuhonga iki bari baramuroze yazize iki mushakira umuganga nyene yazize iki umuganga kororira yazize iki bamuroze yazize iki bamubajije uzigungu ikintu nyeka muganga yatubwiye ko yarozwe urumva namwe nawe witwa Shiba urumva bapfa imitungo ntago ari by'abagabo rece by'abiganiro mwakoraga none se Shiba ntago ari wa wundi nawe wari waje kunkunda mbwira ngo arashaka kunyiza ngo arashaka kunyiza ngo avuye muri Amerika ngo afite amafaranga menshi ngo arashaka kugira ngo umugabo we niba baroze urure twaza kumenya ko mwese wabigwe n'iki ko wasanga ubwo barimo no kubipfa kugira ngo nakunde muganga gakondo niwe wabitubwiye kandi koko yabitubwiye mwese uriya mugore yaraziranye n'uyu cyane umukene mwuzuranye baziranye gute bararwanye barateruranye buretse gato ihangane wongera akabaraga reka bigire hano barateruranye aho turakoresha mikoro imwe ariko mutwihanganira indi muri kaka gatorohiye kusasira apfa Imana izayibaha Kayusi arimo aragushinyagurira mu bwibiki Kayusi nta kintu namubwira ni kateye muri we nta kinyabupfura agira nta nubwo ashaka kubona umuntu ngo ararwaye wapi basi ngavuga ati basi ubwo urwaye reka nihangane ibyo ntago ajya bigira wese ugira ikinyabupfura ngiye mpamya ko wagiye mu bapfumu wagiye mu bapfumu kujya kuraguza kugira ngo bikunde ahubwo unyangirize unankunde ku ngufu bitakunanira gukati bira by'imitungo byenge ntago mbizi ni nayo mpamvu ngubu wagakwiye kuba wapfuye nona ugashira rwose ukanasira burundu umuryango w'ikisi ni ngombwa kumenya uyu nguyu ntabwo twaganiriye mbere yuko oyambariza kino gisambo cyane ariko seka nibarize mukuru wanjye atavuga buretse n'amavugi reka nibarize mukuru wanjye ubundi wakunze umutinganyi mu ruhe rwego mufarika mufatire kuri no telefone nacyo akiri mari mawe oya ndamufatire yepadire subiza rero reka nkubwize sibyo uri murumuna wanjye ndabyemera oya nta bintu byinshi subiza ijambo akubwiye se weretse nkavuga kubera kuri kuvuga utugambo twishi se vipi za ubundi ari asubije ibyo mubwiye cyangwa ari gusubiza utugambo twishi rero kugukunda urukundo rujyaho rushaka urukundo ntabwo umuntu aza kuvuga ngo yose maragambana mworere sibyo ntabwo isya ntabwo urukundo ufata umutima ngo ubwire ngo kunda isiyaka sibyo urukundo umutima w'ubwo urifata ukavuga ngo ndakunda runaka kandi ikindi ntabwo nimereye neza
mumbabarire pe isa kunzana muri ubu butiko ntago ari sawa ndakwinginze pe nose sister ngiwanyu bagutumye gute ko waje uretse gato waje uza kumusura uza kureba uko ameze wanatubwiye yuko je warananyihamagaye njya korangiye kwa Makeza ntabwo wari uzahari kuko nta telefone afite urumva uba ngo hari ibyo nabonye byamubayeho reka no kumureba ariko nyiramwa ngo Kayusi shitani Kayusi azabe no hari ugira ibyo mwibariza ubundi cyakuvaye mu cyacika kuzana nani iki tutarajya kubira Menye ko yasaze yanakoze uretse gato ikintu cyanzanye mu mane mikoro gato ya Kayusi gato okay ntabwo twari tuza ahari gusa twumvaga ngo abi Kigali ariko tumukimara kumva uburwayi bwiwe twese iwacu bese bambwira ati tugenda uje kureba mukuru wawe kuko twebwe ntabwo twabona uko tuhagera genda turebere koko niba ari byo ese icyo ngira ngo nkubaze uyu wagiye kumukunda papa Keza uzi ko ubundi wamuburanye iki aba ari abantu uri guteza agahinda nukubera iki koko wasanze abana ko n'umujyo bantumye bambwiye ati taha uzusanga ababyeyi bafite agahinda baranamwanze numvise ngo iwabo nta nubwo yanajya ngo baranamwanze ngo nta nubwo bakimukeneye ahubwo uyu ngo arimo kumusabira imbabazi reka musabire imbabazi ko natuma ni waba bumve ko yahageze si ukumwanga ntago ari ukumwanga umwana niwe wiha ingobyi ahubwo we naze yumve yuko yakoze ikosa areke ubundi ukunda umutinganyi mu ruhe rwego kuko papa Keza wambabara ukansubiza impamvu wanzi papa Keza ugakunda umutinganyi Nyarwanda cumwe ngo kami ka muntu n'umutima bakaravuga ngo kuntu gukunda kuko ukunda abana arabizi ko nge ntabyara arabizi neza ko ngewe ntamushimisha mu buriri ntago nanoza amabanga y'urugo ajya nkunze mu ruhe rwego nyene nasubize kandi ujya mu nabyo bagagenza bawe ndi kubona wenda no kumubita nakunda reka mukora migomana mu mage iyo mikoro migomane he ahubwo se bukubitwa gusa kuri buryame hano hasi n'amakariso tukayambara tukakubita isoko kabwana utushe kuko ubu ngubu yakuziye muri umuna wawe nyine utushe gato ndaje nkwereke utushe ndaje muhane jewe nakubwire nibazo ngiye no kumuza nawe sagafama Makeza rigware ntagarahakira kandi abafana niyo naba ndwaye uyu ngo yasarwara rwari gushira hano ngakuremo iki nakuremo ikarisa yigukubita ngo nzankubita ibere ikinyabupfura iryo bere ryera kurunse ryabaye nk'umushibi nk'icebe ry'inka wewe wankubita ibere kandi bikambabaza kare ikosa rya mbere nakoze reba byarakuye urabona afite amahane nka muntu nawe niko kosa rya mbere nakoze kumwikuramo byarananiye oya afite ibicebe birajebajeba nk'icebe ry'inka baragira ngo azankubita amabere ye urabona yankubita amabere ye okay aba asuko ko mbabarura umbwira ikintu umukundira mu by'ukuri nakubwira ibintu bibiri navuga amagambo menshi dore ko yikarisa mu kanwa ariyo mpamvu kuvuga ngo wambabari ukambwira twibusana badukurikiye muri commentaire mujye mugabanya urwango mwambwiriye uyu mugore akandika urwango abantu muri commentaire mwambwiriye uyu mugore akandika akampa amahoro kiwe nkamenya ubuzima bwanjye ko kuva kera aho yahoze agendaho ngo arashaka unkunda ngo arashaka umuhira umugabo ko namutera inda ko ngewe nibera mu bibuno by'abagabo ku bibuno by'abagore nge ntabishaka nta santima zirimo nta n'uburyohe burimo mwangiriye inama kino kigore rwose mukakimbwirira abana muri commentaire mwe mutubabariye gutukara si byiza cyangwa nunano kunuke ariko badawe no kanukira umufana cyangwa nikiri umutemirwa amakesi bibazo babaye namubwiye oya gukunda umuntu ntabwo urinda gutuma ntabwo urinda kuvuga ngo ndakunda runaka sibyo kandi ikindi ntabwo nzabwira umutima wanjye gukunda runaka tukumvikana niba narisanze nkunda Kayusi uwo atankunda ndumva umuntu atabimora byonyine nanjye ndabizi ko Kayusi nta kinyabupfura muri wagira ubaye umukunda ntakubaha sibyo ubundi naryo kosa rya mbere nakoze usibye ko natabwira umutima wanjye ngo uvamo baye mbishoboye uyu mutima nawe ushaka tuwarete njya kuyijugunyamo ugashaka kw'Imana kuko ntabuze cyane mbaye mbishoboye uyu mutima nawe ukuramo nkajya kuwujugunya muri tuwarete ugashaka icyusimbura yego ariko simbishoboye no kumwikuramo byarananiye n'ejo bundi nawe umuntu yaraje arambwira ati dore uriya yarwaye sida yaraboze arenda gupfa ndakurahira kumwikuramo byarananiye abibwira Kayusi
abimbwira njye yego data twese wo mwijuru data twese wo mwijuru umve ino sengesha gusabye ngo aragira mu ruhure rwose ngo yamaze iminsi rwose ari kunukira imihanda yarasebye rwose yagiye mu bavumu kuraguza data twese wo mwijuru ndagusabira rwose uno mu mubyeyi rwose mu ruhure arashaka gupfa ngo umutima akawushinga muri toilette napfe rwose ducelebrate tujye kunywa byeyi na rikeri twishime kubera ko ari kwishakira urupfu he ibyo umuntu yabye mbye sarura data twese wo mwijuru fasha uruhu no muntu rwose yasaze ntabwo yakize uyu arimo kuva mu mutima yo ngo awukuremo ngo awuroye muri toilette ahubwo pfa views turenzeho itaka tubanze tunaserebura uzikora umwana uziko nahamagaye Kayusi nkamubaza nkamubwira ati rumva mama Keza ararwameze nabi ngo kereka numvije ngo arapfe ngo ndadana imbogo ye yitabye Imana none se abapfuye bo n'imbwa ze yakomigeze nta gahunda mfite yo gupfa ariko sister yo wumva wenda bavuye mu cyaro urumva uzakora umuvandimwe navuye mu cyaro ko arwaye ntabwo akanamurwaye ngo no mubwamaga icyambere uyu nawe ntabwo yazanye n'urukundo turikumvikana ntabwo yaje kundeba ari urukundo rumuzanye avuga ngo wenda mukuru wanjye yararwaye reka njye kureba mbaza amakuru y'uko arwaye menye ubuzima bwiwe iwe ari kuza yibanze mu kumutinganya pana kuvuga kuza yibanze ibyo dupfana wenda nga nangire imwe nka mukuru shaka kwara kabonye Kayusi agahita amupofoka none se ntiyankunda reka ngira bankunda ni benshi wawe sibyo bareka ngo niba yankunze none se kuba atankunda urabona ntafite igikundiro reba nyashi reba vodo nta kintu amubarira reba vodo reba gatoto reba ahantu hose yahe nyashi n'ibintu byiza reba makeup ahantu hose none se basi wamukunze sister mukunda ki gutese ko namufata nk'inshuti yanjye isanzwe ko wowe ntabakunda nawe kuri kimwe mutangamo pass ubwo ahubwo wewe nimba wagize ishyari ry'uko ari kukuhanura anakugira n'inama ugahita umubwira ngo yankunze cyangwa ngo bari kushyigikira abantu bakurikiye inama umuntu yangire niyi inama se yaje nakubwiye mama Keza muhumurize mubwira ati Paul kuko ararwaye Paul yiki ararwaye yakwirukanga ku musozi we urabona we ntabwo Paul ngo bimarira iki ni ikihe cyawe nzi ni iki cye ko ntacyo nzi we yaje tugataha yaje mu wagiye muri mwaka gutanga gukura muri no gucaka ukamuvana kigaga mujya mu cyaro naze tugende ariko nanone ahantu mama Keza ntatuye ahantu atuye kandi ni kumumurira ni kumumurira uretse arakujyana arahamisha urashaka kumuvana ukamujyana mu cyaro ndashaka ngiye mu rugo bambwiye ati genda umuzane niba ataranakira tumuvuze ese ubundi barinda bakuroga ngore mu nenda kurahi simwene wanyu wamuroze ngo mwene wowe sundira umuntu wamuroze uramuzi sishiba wamuroze numva ngo atuye muri quartier za atuye muri quartier ariko ntabwo uramenya ibyo ari ntabwo ndamenya ibyo ari byo nta nubwo muzi rwose ariko se ubundi ngo mupari ariko numva ntazi nawe numva arimo arakuroha uyu nguyu se ko mbese ko nta kintu akuvana mu cyaro gakoze nako gatoki nitwo dushyimo n'ibyo nta sombe nakuzaniye wanyandoye wakoze so mbwira ngende ndisubize nyine ndakubwiye ngo wanyandoye wakoze ariko ntabwo muzo bishimye uvuganyije inyo uyu nguyu dore ikintu ugiye muziho azi gutesha agaciro abandi ngo nta discipline ngo tugira ngo ntabwo twiyubaha urumva ngo ntabwo ngo tuzi ngo gutanga keya abazimuhaye ni bande se bazigwaye ukanyurwa akafite igikundiro make igikundiro cimbwa kazapereza ye nkunda abakecuru bashaje igezanga ngusa wigeze zambaza asaga n'izi imbabazi ushaka no gupfukama tuza rero ngusa imbabazi iki namusabye imbabazi z'ibitutsi namututse ntabwo namusabye imbabazi z'urukundo nyamufite ngo ndashaka kumufira mu kabunu zapereza none se ko nubundi ugishyuha mu kanwa none se nashuha nimba bandongoye mu kanwa agusubije neza ariko saba dukurikiye reka mumfashe musabere umuvandimwe wacu umunyamakuru mugenzi wacu rwameze nabi ndabaze kubivuga neza izi ntebe nayo kuba nazibarunze hejuru ubombuka ari babiri urabizi ese wawerekanye iki kuri ku muvandimwe wawe cyane w'abavandimwe b'iyi minsi bakurenza avuye mu ntara sibyo aje kunsura akuzana agasombe nyine ikintu kizima ari kumbwira hano ni iki musubize yakubwiye ngo arashaka guhura na Kayusi kugira arashaka guhura na Kayusi yego nabahuje wabahuje nawe mukabari ahubwo ari gushyigikira Kayusi mbese bafite n'ibyo bazanye ngumva ngo babanje no kuvugana Kayusi anumva ashaka kumugira inshuti nese ubwo narenze sister ibyo avuga n'ibyo arabeshya ngo tubwire Kayusi nagamaze kubyivugira se barita tubwire nawe yaba n'inshuti yanjye kuko urashaje abana barindwi
Abana bangahe barindwi? Umubyeyi w'abana barindwi ndamubwira ko ashashimura gihe yanze kubyuba pe namugiye Fata mikoro yawe. n'umwe afite inda yanze kugutera njye hari n'igihe yakwinjira Ngo ki? njye yakwinjira Inda yaje ubwo rero ngo mfite abana barindwi mu cyaro. umubyeyi w'abana barindwi nayo bavuze genda Sister ni keza kuri mu cyaro. Ni keza mu cyaro. nziba nafite ikintu niba nabirasigaye nyina mu cyaro Yeba, abo nibo yakubwiye kugira ngo umukunde aragakundwa n'imisi nkunda njyewe abakecuru bashaje bameze n'imvi reba imisi yararanze asigaye ku katsi asigaye ameze nk'igiti cyambaye icyatsi Morera atanye ndi kumwe nawe. imorera iki sura muhumuriza ko uyu nguyu mufite ibyo mupanga Panga ibiki? nimba ari wamuje n'abari Gira abapfumu neza wigenera mugire neza. nimba ari wamuroshe ngo ajye kuhura n'abari abarozi ngo biratuma abona isambu Baretse gato. wagiye gusenga imana se sibyo Ariko bafite imbaraga zabo nabo. imbaraga zaheze barazifite ariko nubwo bazifite ntabwo uyu nguyu yari kujyayo bashaka baba ari abarozi icyo nzi cyo nshimira muganga wamvuye nkaba mbasha guhumeka umwuka w'abazima aya masaha nari kuba narapfuye ahari anyumve usigira ngo bamuroze rimwe mubyeyi ndagushimira eshatu bitewe n'uko utumva Baretse. Arashimira. mbikuye ku mutima pe Buramushimira. nzashimire njye ku giti cyanjye sibyo ikindi wowe nawe isi yaka ntuzongere kumuzana ntuzongere harya ngo ni muniki Umuvandimwe wawe. ni njyewe umuntu udashaka kugenda mu murya ndimo nta kintu tuba dupfana ubu nonaha Uramukara. nta kintu mpfana nawe uranyihakanye mujyane n'akayusi mugende mujye kwibanira mu buzima akayusi arimo kandi umukunda njyewe nawe do ngize kandi umukunda kandi unkunda we nta nubwo utezerega kuzava mu rukundo rwanjye nkunda nabizi neza ibyo wakora byose bose barakumenye kukubwira ngo maze no kurambirwa nabi ahubwo ugira uri no kutunukira njye ndi kumva uri Yose ntago ari sawa ariko nawe. oya ninshaka mbe nani wajya imbere se ubundi genda yagize agashari kubera ko wabonye nawe uri kumugira inama fata ubusa bwawe ubujyane kwa kinyendaro cy'ikigore cyashaje Murakaje. agende ubundi santa yo kudutera iseseme hano Murakaje. umugore nk'uri ubundi mayi mumutunze muwe buryo ikirimarima cy'umugore cyabyaye imbyaro zirindwi gitabana kiza mu mujyi kijya gushaka abapfumu ngo babone gusambu aranyoboka arambona ngo araza kunkunda ngo ashimira muganga igikorwa ari uburyarya buriya afite uriya ko ari ukugira ngo n'ejo bundi Ese muganga ntiyagukijije? Jena ibyo bya muganga ubuganga bwanyu mwagaferinze ntabwo ubuganga bwanyu bwigeze bugira icyo muhoraho Ariko uriya ni wari warananiwe ariko ubundi byageze neza. njyewe nanze Mama gukira Keza nigene mu kiri kiganiro njye nabifashe nk'ubutekamitwe biri nayibanze gukira isaha imwe sister gukira isaha imwe ndeba yapirasi ntabwo aba yakuvuye rero mwebwe mushimira Imana kubera ko yabavuye munamushimira uwo muganga wanyu kare njyewe wabyoreze abimana koko Eh, k'ibyo byose ari kubera abapfumu iki? Muri commentaire batubwira abantu abaganga nta nubwo biba bita abapfumu ni abaganga bagakondo. Mutubwira abaganga bagakondo maze kuri kororika. Ariko ye n'abatubuzi. Nuko kabisa vuze. abatubuzi no mpamvu nawe ntacyo ageraho niyo muntu akigeraho arindagirira ikigali Ariko nawe abana basigara imayibobo afite abana barindwi mu cyaro. afite bane hano Kandi kamaze no ngo afite abana barindwi ku mugabo umwe cyangwa ku bagabo babiri. Ego kumana n'abagabo babiri batandukanye abagabo babiri batandukanye bamwe babyeho bane ubwo bane nibo basha kubabwira Abandi ni batatu. abandi batatu ku kazi ko yababyaranye na mayibobo ntago yabasha kubavuga Ariko nawe bishoboka ko uzanye amatiku. No gutoma Ntago ari Keza mwonye amatiku. kumwongerera igisebe. nuko ntago ari amatiku kuko ariyandarika Yakabana n'umugisha. ni umugisha ariko ntago abakunda ndetse abita None se nimba ari icyo avarana Kigali kohereza ndabizi neza ko aricyo abayoherereza. yohereza iki Basanga nayo menshi Nyina w'umwe niyo niwe nzobe rumva watunze. ari wowe wagiraga uruhare kuba wamurya mu dufaranga twebwe turahinga murahinga. duhinga ibishyimbo duhinga Niba n'intoki zabaye imyumbati ikibatsi dore zaratse kubera guhinga zabaye ikibatsi dore n'amabuvu yarashinkonkotse surabona atari umuhinzi Ubu ansuziraga ngo nkanagiye munsi reka ya njyewe kanyama. yashatse no kunkoronda byanga kuko arahanda mu ntoki ze gusa mbabarire ndi kuvuga ibyo nzi nabonye kandi njyewe mbere y'uko ujya muri n'uyu nguyu sinzi umuntu amuhaye nimero Urabona ubwo azasubirayo se? uyu nese si w'iwabo Mubaze twumve. Sister uzasubirayo? nzasubirayo Yego. nzasubirayo pe Ariko wenda reka tuvuge n'ibindi tubisubire. Mama Keza kuri kamera musembaza uramuharabitse pe. kandi yariharabitse Ntabwo karusa agira wowe wabwigira shitani. Kinyuma ya kamera numvaga bavugana neza.
iki ahubwo kuko ugira shitani muri wowe none se byahura yicaye mu kiganiro urumva isahino nese mukanya ntabwo yambwiraga ati ukiragirwa ngo cyaratunaniye n'iwacu cyarahukanye n'abagabo babiri cyaratashe cyagiye mu mujyi cyagiye guhobagira i Kigali ngo ari kuburana isambu ngo ari kujya mu bapfumu bakamuroga akapfa imburagiye ariko rasambu niyo yarazize none isambu y'iki uko yagiye kundogesha kugira ngo bikunde kumwe Sheba ari yaramukoze Sheba uyobewe ko yampaye amadolari kugira ngo nkundane nabo ariko mu muryango wose wagiye kuri Kayose ari impamvu none se ko ngiye munzwe reka mfite nyashi mfite n'amari arafunze kuko nawe muri abo ko nakugemuriye abo bantu bagukunda oya ntabwo njya muri ufunze ko nta muntu ntabwo njya jewe rwose ngiye ninafungwa ntimuzange murire abastari n'abantu bakunzwe dukunze gupfira muri geza kubera ibintu mwaduhereye gereza ntabwo mbishaka muzabireke oya reka tubive byo zarya ibigori niba senze imari ijya gufunga reka tubive mu kiri kiganiro zaza kuganira reka turabireke urasubira kwa Kamakeza kagiye yarakaye byadanje nibwo warukiza yanze no kunyereka hataha naraye muri rogi yara yacumbitse yenda haza ariko ntabwo nakujyana atabishaka ubwo sinzi impamvu gusa na telefone afite abamukurikiye Kamakeza mu mukuru mu mugure telefone yaje mu cyaro mu mugure telefone Kamakeza ajya kwimusabira muri commentaire aba harimo nomero ipininzemo yari mu gukoresha ngo nagariye uhamagara umuntu aguze Kamakeza cyangwa umuhamagara muhuze nawe mu mugure telefone na telefone afite urumva nabwo atari ibibazo ibaze rero umuntu waranze gukuramo ku mufuka ngo ajye gukora ikiyede ajye gucuruza inyenya nk'abandi ngo kuri telefone ese nima nagishoro ngo cya igishoro cy'iki se yakoze nese ukabaje hano uretse kabaje hano uretse tikema namutegera ikindi maramuha none se urumva atagowe urumva atagowe urumva ntabwo na bose amwe abagore mwaretse gucuruza mu mabuno yanyu mugakura amaboko muvuga mugakora mugabwiye mutuburira abantu koko ngenge kuzishakira amakuru yanjye ahagije yanukira ngo mu cyaro ko kwiwana ndebe neza cyangwa cyishoze cyangwa mbaze mu Kamakeza afite abana barindwi niyo dusanga tabafite uzaza ufukame hano uzaze kandi baba mu rugo baba mu rugo ni wowe wacubitse baba mu rugo kandi mubwira ko abi wawe yubuye nese ushaka gutoragura abandi bana urumva ukabazana mu rugo bati nta bana ngenzi ko bucukumbuze bwanjye nta kibazo nyamara ako se wora mwakanira ushigiye kuki kuyunguyu ari we Kamakeza afite Keza wenyine niko abatetse imitwe genda bizi kuko Keza yaramuzanye n'Kigali ndamuba aha ibyo ni byo ucyo bataje ava mu cyaro mwari muri kumwe se aho yabaga mu cyaro mwari muri kumwe abo yakunanye nabo n'abayaryamanye nabo mwari muri kumwe wasanga abana bareraga nko nanye narera abana batarabanye none se utamupinye kandi uyu nguyu ubeva bindi mwe ko ari kubikwemezwa bihakana ubundi bushingiye kuko none se Kamakeza wabo simaze niba arakweretse uwo mwana umwe abandi basize mu rugo uri kuburana iki ngenzi ishakira amaguru gaswere nawe nadupfa mugabo utagiye kugishikuri wowe uri kumuburanira nkandi kutazi wabaho tuka none se uyu nguyu tubwirwa n'ikiko urumva madahure wasanga ari umuntu wo kwase cyangwa kwa nyina yawe cyangwa undi guri kigosa kandi babyemera uri kuvukana mu nda tuvukana gutya mu nda ya mama na papa urwakanga nyuma ye wa gatatu umukurikira bwa gatatu arabyemera se mwatunya n'injengera arabyemera ntabwo yemera ko ashaje yari hano i Kigali ariko aba yumva yuko ari we mu bagore bashimishije barenze ngo bafite ngo amabuno ngo bafite ngo amabere yakururutse nk'ikebe ry'inka aba yumva nyine afite ngo inzobe ngirenze nk'iy'abazungu mani ngo aba yumva nyine ngo ayoboye abagabo b'i Kigali agakunda umutinganyi nkanjye agakundwa n'imisi ahubwo njye unamwiyamira ntuzongere no uzamubwira uti kundana n'abagabo b'inzererezi gihe ntabwo ndi bayibobo sibyo ajye mu bapfumu ajye kubona ari amasambu bamunyaze gihe ntabwo ndi kumwe nawe niba baramupfuye yarakize agenda ashimira Imana iriya roho yasabye Imana ko yashimwe yitwa leta agenda yipfiremo ahure neza burundu apana kuzajya ho ustenza abantu ngewe nibaza n'icyatumye yiheba kugira ngo avuge ngo umutima yawe utamuri toilette sundi wamuhaye nawe ndeba nyine wo kumbwira shitani reba ukuntu nyenye urebe reba ntubona se n'ameza fresh abadukurikiye kandi bisoreze yavuze muri kumburanira ngo wasanga ngo nawe wankunze ariko reba ukuntu mwene wanjye ari mwiza ashaka Kamakeza yisubiraho agenda yunamira umuryango asaba arigendeye tuwavuga no gutuma twareba nabi umuntu asigaye nantinya byandenze nawe nabonye umugore wawe yirirwa ngo yagiye yubanga nabonye wa mugore yarasenga abandi bagabo abandi barubonye yige wowe wa mugore wundi ngo wabyare umwana wabyaje kaka na buriya mukecuru uriya ni ukusebanya no kugira ngo uri muto byarangiye uriya ntabwo mbashaka no guhura nabo bariya baje baneka imitwe kugira ngo bikunde bayifashanyo kuko bazi neza ko mbona udufaranga bafite n'imitungo hirya no hino ariko kaba turisoresha Imana ibaho umugisha
mukomeze mwibaraguzwe. murakoze cyane nitwa Uwineza Clarisse. Yitwa Uwineza Clarisse, ari umuvandimwe wa Mama Keza.